no muri za West Africa akaza abantu batamubona nk'igitangaza akaza agahindukira igitangaza muri Rayon bakamara n'indutabazi ibyo bakoze basarpongo n'indutabazi ibyo bakoze muri Murera ba Diala paza gatari abantu b'amazina ariko iriya crowd ya Rayon kuri uyu Murera gushyiraho icyo bita imbaraga gufana anyuzamo akagwana amafaranga iyo watsinze witwaye neza biriya bintu abakinnyi barabikunda bakabiryoherwa bakabibyatwa bakabitangaza bagahinduka inyenyeri reka zabagurisha amafaranga menshi ariko condition agent we yambwiye ati kipe yose mushaka ntago nakongera kwemera ko ajya mu ikipe idakina imikino nyafurika ko yavuze ati ibyo 40 baramutse bayaduhaye by'amadolari yo miliyoni 50 y'amanyarwanda yavuze ati ntago ari amafaranga menshi cyane ku rwego rwe ati n'umukinnyi ngembara ko afite capacity yo kugurishwa mu makipe akomeye muri Afrika akagurwa n'ibihumbi 150 aravuga ati uyu muntu aramutse agiye nko muri Rayon cyangwa APR bukina imikino nyafurika akitwara neza muri championnat akanitwara neza muri iyo mikino nyafurika kagaragara atesura tekereza ko ikipe zo mu karere zaguze ba Sarpongo zitambye ibihumbi 100 by'amadolari ati kandi nabamukinishemo se zimwe muri APR cyangwa Rayon bampaye ibyo 40 by'idolari niyo bakabukira 60 ugasigara na 40 umukinnyi ashaka gatwara 25 ukahita utwara 15 aturumva ko se zimwe umukinnyi abakoreye mwibuke ko twamugurishije 40 umugurishije 40 ikipe ya Bugesera gatwara 20 umukinnyi agatwara 12 nyuma ya sezimwe akongera akagurwa agafata 25 nango mu myaka 2 yabaguzwe 37 by'amadolari byabigiye kuri konte 37 by'amadolari ubivunjemo twaboramo nka miliyoni hafi nka 40 na hafi 50 ayo mafaranga argose okay nka 40 n'izindi ayo mafaranga n'umushahara mwiza wo muri equipe nka Rayon cyangwa APR no yahita abona muri iyo equipe yaba irenze APR cyangwa Rayon mu karere yaba mukijije ayo mafaranga uragenda ukayubakamo ibintu iwanyu muri za Nigeria ukabaye umugabo iyo niyo plan ya Ajawe nakabaraga bati okay niba ndi umu agent kuri offer ya mbere APR wenda cyari yaduhaye 40 nifashe 8 yagurwa bakampa ibindi 15 wenda ava muri Rayon cyangwa APR agiye mu kipe yo mu karere naba nkoreye 23 izo ni miliyoni hafi zigera nko muri hafi zijya kwegera 30 z'amanyarwanda ayo mafaranga ni inzu mu Rwanda tinange naba nkoze deal umukinnyi akunguka nkunguka Bugesera ikunguka APR cyangwa Rayon yamuguze ikunguka akabona gusohoka mu Rwanda ariko yamaze bitema ikipe ya Rayon Sport ku makuru hari bivuga ko hari bamwe mu bakinnyi bagiye baganirizwa kugira ngo babe babaha amasezerano kuko urumva hari ikintu cyaje kivuga ngo ikipe ya Rayon Sport barifuza ko mwakutaha yaba ari ikipe yobowe professionnellement cyangwa se yobowe kinyamwuga reka mbivuge gutyo ku buryo hari partie ya administration ariyo igizwe na president wa vice president hari umunyamabanga donc ari umuryango ufite structure nyine nkuko bisanzwe uyoborwa biraho ngaho ariko noneho ntugire access asanzwe kuri touche ziri technique ku ikipe ya Rayon Sport bivuga ko rero batekereza kuzana mu DTN cyangwa se mu directeur technique sinzi nimba wenda ari iyo mvugo ndibuze kuza kubyita ariko bisabye gusa nk'ibyo ari we muntu ubona uzajya ureberera umurongo mugaro ndetse na skeleton ikipe ya Rayon Sport bakamenya ngo Rayon Sport cyane kuri Critandene mu buhe buryo cyane ko bitewe n'abakinnyi n'ibyo umutoza yifuza gukina ese bizagenda bite bivuga ko rero rwose nta nigihindutse yanazabira championnat kuko nimba gahunda nari yazabira ko championnat arangira akabanza kareba abakinnyi dusozanyije nibande abakinnyi tugomba kugumana nibande nubwo ari abatajya kuganirizwa ariko bikaniyongera ko yazakorana n'umugabo bita Julien Met umutoza w'ikipe ya Rayon Sport kuzakora akazi kose mu kipe ya Rayon umwe ari umutoza undi ari mu DTN bakazuza imyanya igiye itandukanye urumva rero ubwo byaba byiza cyane biramutse bibari bikunda ikipe ya Rayon Sport ikaba agera bashije gusohoka ikaba ari kwitegura mu mwaka w'imikino ariko izaba ari ikipe strong kuko hari logique irimo Rayon Sport niramuka ivuze ngo tuziyubaka tubi ikipe ikomeye bitewe nuko twamaze gusohoka iyo logique sometimes ari gihemba numva yaba itariyo kuko
iramutse idasohotse ahubwo nibwo byayisaba n'imbaraga nyinshi bitewe n'uko ikipe yindi yaba yasohotse ishobora kuba nka polisi n'urugero cyangwa se Gasogi cyangwa se Bugesera izaba yubatse bikomeye none na APR nayo yubatse bikomeye bivuze ngo hari amakipe abiri yabazasohoka yiyubatse bikomeye niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sports yo isabwa wenda kuba yasohoka yiyubatse ku buryo budasanzwe this time rero ntekereza ko n'akazi gakomeye kuri aba bagabo bose yaba ikipe ya Rayon Sports haba ku mutoza Julien Metz aba ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports cyane ko bari gusoza na manda yabo mu ikipe ya Rayon n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports ndi kuvuga ku buyobozi bwa retired capitaine Uwayezu Jean Fidel bafite akazi gakomeye cyane niyo mpamvu tugomba kubanza twareba ese ikipe iri qualifier irabona ambwira ati wazaza ku kazi bakaguhereza ibyo usabwa nagukira umukozi wacu ibyo bakugomba niyo message nabonye ntago nigeze baza ngo ese kuki nirukanwe oya ntago nigeze mbaza iyo message ahubwo nahise mfata nawe n'abatuye warakoze wambereye umuyobozi mwiza bitanandikira Ken's inbox ambwira ati gafa gutyo hello thank you for your time ibyo nagukosereje uzambabarire ndakubaha kandi warakoze kuri buri kimwe wampaye platform yes nsezera gutya message professional nuko namwandikiye vuga ngo amarangamutima ahubwo nagize nirukanwa Lorenzo ngeze imyaka 30 ndumva tungana imyaka nubwo ari mikeya ariko si mike cyane ku buryo utaraba umugabo ngo umenye iki kikubayeho wakwitwara gutya n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo aba yarahuye n'ibintu byinshi birenze kwirukana beda wenge nafunguye company 2014 reka da company yitwaga RCS Ricard Sports Corporation watangiye kujya mu bintu by'umupira hashize imyaka 10 wow nibwo urumva nibwo nabonye mbona ubuzima gatozi 2016 na 7 ko ndabyibuka De Gaulle president hoza wa federation yigeze kunyohereza mu mahugurwa mu Bwongereza yo kubikora yashwa byo ni mfite recommendation letter ya federation inde komanda 2017 nk'umwe mu bantu bari barabyize bari gukora karuzi ko ari umushefu urumva kandi n'icyo gihe cyose wowe warabaye mu mupira uzi ango zose abanyarwanda batwumve nge nabaga ndi hanze wenda ubundi kuri kamera barambona na wundi umupira nkumazemo imyaka irenga 10 agaragara ariko nundi nabibagamo mu buryo bwa buri munsi nabaga nzina Ken's mu buzima busanzwe nabaga mbazi nyine nta numwe nari nzi umupira ntago ari ikintu cyanyatashijeho cyane nabwo ngo wenda ngo biramangayikisha ndavuze niba byanze hano nyine nzashaka handi njye ariko hajyanye n'imyumvire yanjye n'imyemerere yanjye ugeze kuri Fine FM nanjye narakoze baranakoze iminsi 4 sinzira mutajya munganira ngo mumvugeho narakoze izina mutajya munegura narakoze iminsi 5 ine nibura na ahantu kwera ko nigitangaza makuru cye yisanzwe ucyumva ugikurikira ureba uburyo bakora wumvaga nyine ari ahantu hazatuma ukora ibyo ushobora gukora ukabana mwiza kurushaho muri kariyeri yawe uyu munsi uraryohewe nize neza biragaragara nize neza kuko uburyo bivuze bivuye ku mutima kweli nize neza Lorenzo ngewe ndo umuntu kenshi udakunda guhisha amarangamutima yo nishimye yayibona niyo mbabaye ndabikwereka ntago nca ku ruhande ngo umenye niba nyine ntabyumva nawe ndabikwereka Sam Karenzi nimwe mu banyamakuru nge nakuze mfana kandi atabibyo bivuga ngo ndakubeshya ngo nuko dukorana tabi by'abanyarwanda turi indyarya kuko ndibuka operation yajyaga gakora akiri kuri Sarusi narazumva nkavuga uyu muntu kweli Muramira Regis